bimeze nk'ibintu njya nkunda kubwira abantu gutandukanya ishyaka n'umuhamagaro. Ni ibintu bundi byenda gusa ariko bitari kimwe. Rero nimvuga ngo abantu benshi bari mu idini, donc bari mu itorero nubwo idini ryaba ritabazi, icyo nshatse kuvuga ni icyo ngicyo. Nubwo twaba tutababona imbere, nubwo twaba tutababona mu nshingano runaka, ariko mu itorero barimo, kandi itorero rirabazi. Aho turi kujya barabizi ko inaha turi, ni mu ntambara, ni mu muriro. Mu isi y'umwuka ubwo niho nageze, ni mu muriro, hari intambara zitoroshye. Ari kugenda atambuka aho nita ku nsengero, ari kugenda atambuka hamwe agashyiraho ingufuri, yarangiza urufunguzo aharushyira mu mufuka. Ahandi nkabona akomeje atera intambwe, yagera ahandi nkabona ashyizeho agakubo k'umutuku, towa. Agakomeza akagenda, mbona ageze ku rusengero rwa gatatu, mbona ashyizeho ingufuri, urufunguzo ararujugunya. Arambaza ngo kampani idafite iki kumariye, we wayimaze iki? Uramutse ushoye umutungo wawe cyangwa ubushobozi bwawe ukabushora mu gikorwa runaka, nyuma y'igihe ukazaza gushaka umusaruro muri cya gikorwa washoyeho amaboko yawe, ukakiburamo umusaruro, wakora iki? Ndavuga nti nafunga nkajya gufungura indi business ahandi. Nako yarabwiye ngo mbivuge ndanguruye nkirijwe hejuru, nindangiza mbabwire ngo bisubireho, bamenye ko iyi kampani ifite nyirayo. Uru rugo ntabwo ari urugo rw'umupfakazi, rufite nyirarwo. Hari icyo nshaka kugira ngo mvuge abantu banyumve kandi bantege amatwi. Ntabwo insengero zose zafunzwe ariko zizafungurwa. Oya, ntabwo izafunzwe zose ntabwo ariko zizafungurwa. Hari izagiye zishyirwaho towa, kandi iyi towa sinzi nimba uzi ubusobanuro bwayo. Kabiri, irambwira ngo nimbivuge mbwira ababyumva, mbabwire ngo mu isi y'umwuka hagiye kuba ikintu cyitwa inzara. Mu isi abantu bagiye kugira inzara pe, abantu bayivuga uko bashaka, ariko yarambwiye ngo mbivuge ndanguriye ko mu isi y'umwuka hagiye kubayo ikintu cyitwa inzara. Ni ibintu nubwo ntabivuga ndi mu mwuka, ubwo ni ibintu bigaragara. Inda yagiye imbere, inda yarusa abantu basigaye bafite inda iri imbere kuruta icyo Imana yabahaye guhereza abantu. Ngabo abantu Imana ifashe kunda. Yarambwiye ngo nimbwira abantu babyumva, Imana ifashe kandi babyumve. Nimbwira abantu babyumva, mbabwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bagume mu rugo, bikingiraniye mu nzu, bayitabarize mu rugo. Ibintu byo kugenda ninde wagiye ninde, Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo iki ni igihe, nibarangiza bayihamagare mu rugo, kuko iyiguma mu rugo irahari. Iyiguma mu rugo irahari. Abantu nibagume mu rugo, bayihamagare mu rugo. Naranabivuze, abantu benshi nagiye mbibabwira bo nagiraga amahirwe yo guhura nabo. Yarambwiye ngo nimbabwire ngo bari kuyirira mu mibare, igiye kubarira mu nyuguti. Ibintu urabyumva? Yarambwiye ngo nimbabwire ngo bari kuyirira mu mibare, igiye kubarira mu nyuguti. Reka mbwire n'abantu badukurikiye, iyo uririye Imana mu mibare, yikurira mu nyuguti. Tangiye tugusohoza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, bibaho. Dufashe umwanya nabwo kandi tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo ihindure amateka y'ubuzima bwawe, urusheho kugenda umererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngobo Kamere ya Muteo, uwo mubona kuri kamera zacu ni umutumirwa. Tugiriwe amahirwe n'Imana yo kuba iduhuje nawe. Reka rero mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, tumusabe n'ubundi atangire akwibwiriweho umubonye ari bwo bwa mbere. Yego, murakoze. Nitwa Nsengiyumva Steven, ndi umukristo, ndi n'umwana mwiza. Nsengera mu itorero rya Methodiste muri Paruwasi ya Masaka, niho nkorera umurimo w'Imana. Nkunda gusenga nkanabikora. Imana iduhana umugisha. Ahantu bari kuvuga Yesu mba numva nahaba. Imana iduhana umugisha. Uragira uti ndi umwana mwiza. Ni iki kikwemeza ko uri umwana mwiza? Yego, abantu benshi barabizi ko ndi umwana mwiza, yaba abo tubana mu buzima bwa buri munsi kuko simba njyenyine, yaba abo tubana mu murimo w'Imana, yaba nanjye ubwanjye mbyigezeho ko ndi umwana mwiza. Nuko
uragira uti ndi umunyamasengesho. Hanyuma iyo bavuze umunyamasengesho ni umuntu umeze ati? Yego, ubundi umunyamasengesho, izina umunyamasengesho nuko abantu baryibeshyaho, ariko umunyamasengesho ari mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni umunyamasengesho wabihamagariwe, ufite impano y'ubunyamasengesho. Kuko ubunyamasengesho, kwitwa umunyamasengesho ni impano. Rero hari umunyamasengesho wabihamagariwe, hari n'ubyiyumvamo ariko atari impano ye, hari n'ubizamo kubera ikigare, kubera nabonye runaka birimo nanjye kambijyemo. Rero njyewe ndi umunyamasengesho wabihamagariwe. Kandi itandukaniro riri hagati y'umunyamasengesho wabihamagariwe n'umunyamasengesho ubikunze ariko bitari impano ye, n'uwaje kubera ikindi kintu runaka akurikiyemo. Bimeze nk'ibintu njya nkunda kubwira abantu, gutandukanya ishyaka n'umuhamagaro. Ni ibintu ubundi byenda gusa ariko bitari kimwe. Rero njyewe ndi umunyamasengesho w'umuhamagaro wabihamagariwe, mbikora mbikunze, binkuvuye no ku mutima. Nuko meze. Hanyuma wahamagariwe ryari uwo muhamagaro? Umuhamagaro wo kwitwa umunyamasengesho nahamagariwe 2014. 2014 nibwo nahamagariwe kwitwa umunyamasengesho. Nibwo iyo mpano nayihamagariwe, mpamagarirwa mu itorero ryitwa Girugari. Bararifunze mu 2018 ngira ngo hari ni umunsi igihe bafungaga insengero zitujuje ibyangombwa. Nicyo gihe bafungiye insengero, nibwo bahise bafunga aho hantu nahamagariwe. Habaga n'umupasiteri witwaga Ngamije Evariste, ndamusuhuje n'inshuti yanjye cyane. N'ubu turacyavugana, aba mu Bugesera. Yego. Okay, nanjye ndamusuhuje. Nagira amahirwe kubona kino kiganiro. Ndamuharingi Ngamije n'inshuti yanjye rwose. Yego. Umumbwira uti ngo karagushuhuje. Kabisa ndamubwira. Yego. Hanyuma nibwo wahamagariwe uwo muhamagaro, utangira gusenga. Ese uhamagarirwa uwo muhamagaro, wahamagariwe mu rusengero, mu cyumba cy'amasengesho? Ese ni iki wahamagariwe gusengera? Yego, mpamagarirwa uwo muhamagaro, naho hamagariwe mu rusengero. Naho hamagariwe mu rusengero, ariko ntabwo ndi butanga ubuhamya cyane bw'ukuntu nahamagawe, cyane ko mpamagarwa ntari nzi ikintu mpamagariwe gukora icyo ari cyo. Ntabwo nari nkizi, nakimenye nyirizina ngeze mu rusengero, nyine muri uwo muhamagaro nawinjiyemo. Nicyo gihe namenye icyo mpamagariwe gukora icyo ari cyo n'uburemere gifite. Hari igihe tuvuga guhamagarirwa gusenga, abantu ntibabyumve, ariko gusenga ni igikorwa. Ntabwo gusenga ari amagambo, ahubwo gusenga ni igikorwa. Ni igikorwa umuntu apanga, agategura, akabishyira ku murongo, yarangiza akabikora. Rero mpamagarwa, nanjye nahamagawe nk'abandi bose, ninjira mu rusengero, numva ari ibintu biri aho ngaho, nza kumenya ikintu Imana impamagariwe maze kwinjira nyirizina mu rusengero. Icyo gihe uwo Ngamije tuvuze yari ataraza Girugari, hayoborwaga na mushumba yitwa Mbanye nabo Theoneste, ubari mu muriro wa Pentecote. Niwe wahayoboraga, mushumba mukuru. Hanyuma icyo gihe mbihamagarirwa niwe wari utuyoboye. Icyo gukora rero nakimenye maze kugera nyirizina mu rusengero, nibwo namenye ikintu Imana impamagariye n'uburemere bwacyo nabo byananiye. Nuko naje. Hanyuma urongeye urambajije uti gusenga wahamagariwe iki, gusengera iki? Nahamagariwe gusengera iki? Urakoze. Nuko abantu tujya tubyitiranya, ariko njyewe ikintu nahamagariwe gusengera nyirizina cyane n'ubu ngubu kimbamo mu maraso yanjye, nahamagariwe gusengera umurimo w'Imana, itorero ry'Imana. Nicyo kandi ni rigari. Nimvuga itorero ry'Imana, abantu be kuhita babyumva gutya nk'ibintu bisanzwe. Itorero ry'Imana ni rigari, bataza kugira ngo ni metodiste cyangwa na ADPR. Itorero ry'Imana ni rigari. Yesu akore ku maso abantu bamenye itorero ry'Imana icyo ari cyo. Rero nahamagariwe gusengera itorero ry'Imana muri rusange. Ni muri ubwo buryo rero nahamagawe, nza kumenya n'ikintu Imana impamagariye gukora, nubwo ari ikintu kitoroshye, ariko mpagurukira kugikora. Uwo ni we Steven. Wenda abadukurikiye babyumve, iyo guhamagarirwa gusengera itorero muri rusange, si ugusengera
idini, si ugusengera idini, itorero si idini, si ugusengera ibyifuzo si ugusengera by'idini, ibyifuzo by'idini, ahubwo ni ugusengera umuntu Aha. kugira ngo akunde abe mu itorero. Yego. Kuko abantu benshi bari mu idini, ntabwo bari mu itorero. N'abantu benshi bari mu itorero. Sinzi nimba iki kintu cyumviswe. Abantu benshi bari mu idini ariko ntibari mu itorero, kandi abantu benshi bari mu itorero nubwo idini ryaba ritabazi. Sinzi nimba iki kintu cyumvikana. Nubwo idini ryaba ritabazi ariko bari mu itorero. Wenda ngiye ndaza guhita nyumva, reka nyakire mpite wenda nkivuga, ariko ngaruke nkubaze nk'umunyamakuru. Kandi nanone abantu benshi bari mu idini ariko ntibari mu itorero, n'abantu benshi bari mu kandi itorero, abantu benshi bari mu itorero nubwo idini ryaba ritabazi ariko bari mu idini, ariko bari mu icyo mvuze ngo bari mu itorero. Nubwo idini ryaba ritabazi. Ubu sinzi nimba njyewe ninjiriye idini yaba Methodiste mvuze narahinjiriye, yaba ADPR narayinjiriye, ninjiriye idini. Nimvuga ngo nubwo idini ryaba ritabazi, ubu abantu idini rizi ndabazi. Abantu idini rizi wenda nimbivuga abantu baze kubyumva. Ubu kwinjira mu idini nta mbaraga zikofa ufite. Idini ntiri kumenya. Yego. Ujya na hariya inyuma, nubwo waba ufite umwuka w'Imana, ujya hariya inyuma ntabwo idini rikumenya. Rero nimvuga ngo abantu benshi bari mu idini, donc bari mu itorero nubwo idini ryaba ritabazi, icyo nshatse kuvuga ni icyo ngicyo. Nubwo twaba tutababona imbere, nubwo twaba tutababona mu nshingano runaka, ariko mu itorero barimo, kandi itorero rirabazi. Ariko kandi nanone babandi bari mu itorero nibo babeshejeho idini. Aha, babandi bari mu itorero nibo babeshejeho idini. Urakoze cyane. Abari mu itorero nibo babeshejeho idini. Nibyo. Kuko ubundi itorero ni irya Kristo. Yego. Nituvuga itorero, ntabwo itorero ni irya Kristo. N'aba bayobozi tuzi bayoboye amadini, hari uwo negeze kubibwira ko ayoboye idini ndeba ijisho ribi, ariko niko bimeze. Bayoboye idini, ntabwo bayoboye itorero. Itorero riyoboye na Kristo. Rero nubwo uravuze ngo abari mu itorero nibo babeshejeho idini, n'impamvu ni nabo batubeshejeho twese. Kuko impamvu Kristo naza gutwara itorero arivanye mu isi, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo hazabaho ikintu cyitwa karengane, hazakorerwa karengane. Rero itorero riracyariho, ribeshejeho idini, si idini gusa, ribeshejeho igihugu, ribeshejeho buri muntu wese abeshejweho n'itorero. Nuko uragira uti kandi uyu muntu abeshejeho igihugu, uyu muntu uri mu itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo ritandukanye n'igihugu, abeshejeho igihugu gute kandi ari mu itorero rya Kristo? Uravuze ngo ku itorero rya Kristo ritandukanye n'igihugu. Yego. Kuko mu isi turi abashyitsi. Urakoze, ikintu uvuze ndacyumvise cyane, reka ahubwo nkisobanura abantu bafite ukundi babyumvise. Turi abashyitsi, si ko uvuze? Aha mu isi ubundi turi mu rugendo, tuzanavamo tugende tujya iwacu. None mu gihe tukiri mu isi, nubwo turi abashyitsi muri iyi si, ariko ubu umuntu ukomeye amenye ko umwana we yagiye runaka, kandi aho hantu yagiye atari buve uyu munsi, azavayo ejo cyangwa ejo bundi, kandi akaba abizi ko hari ahantu yagiye nta bushobozi bwo gutunga umwana we bafite. Araza kubasapotinga, kuboherereza ubufasha buri buze kubeshaho umwana uriyo. Ubu promotion tubona ni iz'itorero rikiri mu isi. Impamvu mvuze ngo tubeshejeho igihugu, tubeshejeho n'itorero, nuko tubeshejeho n'idini donc nuko aho turi kujya barabizi ko inaha turi ni mu ntambara, ni mu muriro. Mu isi y'umwuka ubwo niho nageze, ni mu muriro, hari intambara zitoroshye. Paulo yaravuze ngo iyo turi Paulo yaravuze ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, sibyo? Niko Paulo yavuze. Ubwo urumva aho turi kujya
iwacu barabizi ko turi mu ntambara. Buri munsi twoherereza support turusiyo iwacu, bayohereza mu isi, mu gihugu aho turi, igihugu kikaboneramo promotion, idini rikaboneramo promotion, ariko atari bigenewe, igenewe itorero riri mu isi. Si bisobanutse? Igenewe itorero riri mu isi. Mbese ubutabazi buva iwacu, n'abana b'uru rugo turimo bakariramo. Sinzi nimba byumvise. Kugira ngo wenda abantu nanone barusheho kubyumva, bamenye ko umunsi itorero rizaba ryavuye mu isi, igihugu kizaba kitagihari. Hazaba hari, Bibiliya ivuga ko hazaba hakarengane gateye ubwoba. Niko Bibiliya ivuga. Ariko ako karengane ntabwo kazaba itorero rikiri mu isi, rizabanza rivanwe mu isi. Nimba itorero rizabanza rikavanwa mu isi, ako karengane kakabona kuvamo, bisobanurirwa impamvu akarengane kataraza. Ni itorero rikiri mu isi. Imana ibaha umugisha. Urakoze. Nizere ko byumviswe. Nge ndabyumvishe kandi n'abadukurikiye nabo barabyumvise mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo noneho tugaruke ku cyatwicaje kuri kamera. Nibyo. Murakoze, mbanje no gushimira Imana. Ubundi amaboko y'Imana akora ibintu arahambaye. Amaboko y'Imana arahambaye. Rero turashimira Imana ko twicaye kuri iyi kamera kugira ngo tuvuge ibi bintu. Kandi mfite kwizera ntashidikanya ko hari umunyarwanda wavuze ngo abwirwa benshi akumvwa na bene yo bakayumva. Byanga byakunda ibintu tuvuze dukomeje kuvuga, uwo byagenewe kumva arabyumva. Impamvu twicaye kamera aha imbere y'izi kamera ni ukugira ngo tuvuge iby'Imana yatubwiye kuvuga. Kandi ntekereza ko Imana yivuze. Nasomye ijambo ryanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, gice cya 1 umurongo wa 37. Haravuga ngo igice cya 1 umurongo wa 37 Luka, haravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Hari uwavuze ngo nubwo ryakugirira nabi, nubwo wahura n'ibihe bibi, ariko ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana, Imana iraririnda. Niyo mpamvu yabaje Yeremiya mu bice 33 iramubaza mu gice cya 1 iramubaza ngo uruzi iki? Arayibwira ngo ndareba inkoni y'umurinzi. Iramuga ngo witegereje neza, uko niko ndidi ijambo ryanjye. Rero Imana, tuvuge iby'Imana tuhaye kuvuga. Ibi bintu ntabwo mbimaranye iminsi kuko ndibuka Imana yabimpaye mbere y'uko amatora aba. Ubu hashize iminsi amatora abaye, yabimpaye mbere y'uko amatora aba. Nibi bintu turi kubona biciye igikuba mu bantu, ariko bidateye n'ubwoba. Bidateye ubwoba ubwo, ariko abantu benshi bateye ubwoba by'imfungwa z'insengero. Ibintu ngira ngo Imana yabimbwiyeho, irambwira ngo nyuma y'amatora gatoya hagiye kubaho ikintu cyitwa gufunga. Insengero zigiye gufungwa. Ibimbwira, nagize iyerekwa mbona umugabo wambaye imyenda yera, mwiza cyane, wambaye imyenda yera, ari kugenda atambuka aho nita ku nsengero. Ari kugenda atambuka, hamwe agashyiraho ingufuri, yarangiza urufunguzo aharushyira mu mufuka. Ahandi nkabona akomeje atera intambwe, yagera ahandi nkabona ashyizeho agakubo k'umutuku, towa. Agakomeza akagenda, mbona ageze ku rusengero rwa gatatu, mbona ashyizeho ingufuri, urufunguzo ararujugunya. Ni ibintu bitatu. Rimwe bwa mbere nabonye ashyiraho ingufuri, urufunguzo ararubika mu mufuka, aragikomeza. Ageze imbere urundi rusengero ashyiraho iyo towa, arakomeza aragenda. Ageze imbere arafunga, ashyiraho ingufuri, urufunguzo ararujugunya. Njyewe nari ntarasobanukirwa hari iki kiri gufunga. Arangije ndamubaza nti ibi ni ibiki? Arambwira ngo insengero zigiye gufungwa. Bidatinze, bidaciyemo n'iminsi myinshi, arambwira ngo insengero zigiye gufungwa. Ndamubaza nti kubera iki? Arambaza ngo
kampani idafite iki kumariye we wayimaze iki? Uramutse ushoye umutungo wawe cyangwa ubushobozi bwawe ukabushora mu gikorwa runaka, nyuma y'igihe ukazaza gushaka umusaruro muri cya gikorwa washoyeho amaboko yawe, ukakiburamo umusaruro, wakora iki? ndavuga nti nafunga nkajya gufungura indi business ahandi. Yego. Arambwira ngo uko niko bigenza. Arambwira ngo hari insengero afunze kandi zitazongera gufunguka. Ngewe ndamubaza ngo zihoye iki? Arambwira ngo nta musaruro uri kuzibonamo. Reka wenda nanabivuge nuko Imana yagiye ikoresha ingabo yayo yitwa leta, ariko insengero ntabwo zifunzwe na leta, zifunzwe n'Imana ubwayo. Niyo ibyikoreye, ntabwo ari leta. Ni Imana ibikoze kuko yaje. Ubu ngewe reka mbanze mvuge ku giti cyanjye mbe ibyo ngibyo mbe mbiretse. Nanjye ubwanjye ndi umuntu, ngewe Steven, hari ibintu narebaga mu rusengero mu idini nkabona ntibikwiriye, nshingiye ku cyo Bibiliya ivuga nkabona ntabwo bikwiriye ibyo bintu. Nk'ibyo ubona ukabona bidakwiriye ni nk'ibiki? Wenda ibyo reka mbe nshyizeho akadomo, ahubwo mvuge ku bintu twese tuzi. Hari umuvugabutumwa nimuvuga uraza gusanga hari icyo umuziho, ntabwo muvuga izina, ndavuga ibyo yakoze. Yahagaze imbere y'abantu afata mikrofone arabwiriza, ari imbere y'imbuga nkoranyambaga arabwiriza, aravuga ngo ntabwo yabona imbaraga zo gukunda umwanzi we. Ibi bintu ntabwo abyumvise, si nibyo, kuko ngewe kubwiriza ntabwo ari ibintu nitereyemo, ahubwo narabyigiye. Nzi ukuntu umuvugabutumwa avuga, nzi ibyo agomba kuvugira imbere y'abantu, abantu bakabikuramo umusaruro. Nyine narabyigiye pe. Noneho umuntu ahagarara imbere y'abantu afata mikrofone ari imbere y'imbuga, imbere ya kamera zirenze imwe, abizi ko iri jambo avuze riri bugera ahantu henshi, n'imbere y'abakristo. Aravuga ngo ngewe nabwiye Imana ngo ntabwo nabona imbaraga zo gukunda umwanzi wanjye. Oya Mana, oya, ntabwo izi imbaraga nazibona. Reka nkubaze, uyu muntu abibye iki? Amacakubiri. Ikintu avuze se ni iki? Okay, ni iyihe nyungu Imana ifite muri iri jambo? Lese umuntu uri imbere y'aba bantu w'umunyantege nke, mu rusengero harimo abantu benshi, hari abafite imbaraga batari bugushwe n'iri jambo, hari n'abanyantege nke. None uyu muntu iri jambo avuze avugiye imbere y'aba bantu bose, umunyantege nke uri buryumve, ari buze kuhita avuga ngo na runaka numvaga nk'umunyambaraga, none reka turebe umwanzi aramukorera ibingana bite? Nimba umuvugabutumwa wizewe watumiwe ahagaze imbere y'abantu akavuga ngo ntabwo yabona imbaraga zo gukunda umwanzi we, yabibwiye Imana, azakunda abamukunda, abatamukunda ntazabakunda. Ubu umukristo wiciyemo hano w'umunyantege nke, wari usanzwe bifitiye abanzi, yari yarananiwe no kubabarira, iri jambo akaba ryumvise. Ubu urumva ikintu bibye muri we n'ubumara bubi. None nyiri iyi kampani araza kwihanganira iyi kampani iri gukomeza kubiba urwango mu mitima y'abantu. Nyiri iyi kampani, reka turebe nyiri iyi kampani ukuntu ari bubyitwaremo. Igitumye atuzana Bibiliya iravuga, Yesu niwe wabivuze, aravuga ngo nimba ushaka kunkurikira iyange, ikorera umusaraba wawe, nurangiza ugira gute? Nkurikire. None uyu muntu utarigeze acishwa muri uru ruganda arajagaza imbere y'abantu, afashe mikoro imbere y'iterano rigari, imbere y'imbuga nkoranyambaga, aravuze ngo ntabwo yabona imbaraga zo gukunda umwanzi. Nta nubwo ari umukristo ukiri hasi ubivuze, ni umuntu watumiye n'itorero. Nyiri iyi kampani araza kubikora hiki? Nibyo, ubwo ibyo ngibyo nibyo mvuze nabonye ku giti cyanjye. Sibyo gusa, ni byinshi nabonye nkagenda nibaza, ariko Mana, ibi bintu ni ibiki? Ukabona nyine abantu barabitobye pe, barabitobye cyane. None nyiri iyi kampani, nimba ngewe binteye agahinda, nanjye nkiri umukozi muri iyi kampani, nyiri iyi kampani nabibona aravuga iki? Arabikora hiki? Nyiri kampani nabibona. Ni muri ubwo buryo rero ntiriwe ngira ibintu byinshi, ahubwo yarambwiye ngo insengero zigiye gufungwa.
yego arabimbwira ambwira ko azibuzemo umusaruro nanjye koko nareba ndi umuntu nkabona umusaruro ntawe yego arangije ariko numva ngize ikibazo ndabaza nti none se hari ijambo umugabo bita Abrahamu yageze kubwira marayika arabaza ngo nuramuko asanze abantu 50 ntabwo uri burimbura umurwa arambwira ngo nimpasanga 50 sinkurimbura nuhasanga 30 se abaramanuka barinda bagera kuri 5 nanjye naramubajije narabaze ngo niki cyakorwa kugira ngo wisubireho kuko reka manze mbwira abantu Imana ijya yisubiraho kavuga nti nari mfite uburakari bwinshi ariko kubw'iki kintu ikisubiraho ikifata ikareka uburakari bw'inkazi yari ifitiye ubwoko bwayo Bibiliya bivugaho cyane nagani niki cyakorwa kugira ngo wigarure ukuntu yarambwiye ngo nimbivuge kandi mbivuge ubu ndi kuvuga nitonze pe kugendera mu mavuta yo kwitonda cyane nako yarabwiye ngo mbivuge ndanguruye nkirijwe hejuru nindangiza mbabwire ngo bisubireho bamenye ko iyi kampani ifite nyirayo uru rugo ntabwo ari urugo rw'umupfakazi rufite nyirarwo irambwira ngo nimbivuge mbabwire bisubireho bamenye nyiri iyi kampani icyo akunda n'icyo yanze bamenye ko atariho baje kugira ngo bahagire cyangwa barire bareke nyiri kampani akuremo umusaruro ashaka ubundi arisubiraho areka uburakari yarabafitiye ariko nkiri aha ngaha wenda hari icyo nshaka kugira ngo mvuge abantu banyumve kandi bantege amatwi ntabwo insengero zose zafunzwe ariko zizafungurwa oya ntabwo izafunzwe zose ntabwo ariko zizafungurwa hari izagiye zishyirwaho towa kandi iyi towa sinzi nimba uzi ubusobanuro bwayo yego kera nabaga i Rusizi hari inzu basangaga ziri kuri kaburimbo nka gutya zitari sawa bagahita bashyira iriya towa mu gitondo twaza tugasanga bakuyeho rero iyo ugize gutya biba bivuze ngo no nabyanze rero ni muri ubwo buryo ntabwo izafunzwe zose icyo nashakaga kuvuga nizere ko cyumvikanye ntabwo izafunzwe zose ariko zizafungurwa hari izafunzwe burundu zizagendanirako nuko ntangije ariko ndamubaza ntabwo byambuje kumubaza ndamubaza ngo niki cyakorwa kugira ngo wibuze uburakari wari ufite abantu bawe wongere ufungura abantu tuzajye tubona aho dusengera Imana irambwira ngo nimbivuge mbibwira ababyumva babyumve bamenye ko uru rugo rutari urugo rw'umupfakazi ahubwo bahereze nyirurugo ijambo bamuhereze umwanya we bamenye icyo ashaka bamenye icyo bahamagariwe nabo gukora nirangiza izisubira ireka uburakari bwayo yongere igirire neza abantu insengero zifunguke ngicyo kabiri irambwira ngo nimbivuge mbwira ababyumva mbabwire ngo mu isi y'umwuka hagiye kuba ikintu cyitwa inzara mu isi abantu bagiye kugira inzara pe hari igihe abantu bayivuga hakaba n'abayitangaho komanteri abantu bayivuga uko bashaka ariko yarambwiye ngo mbivuge ndanguriye ko mu isi y'umwuka hagiye kubayo ikintu cyitwa inzara Imana yigeze kubwira abantu bamwe irababwira ngo tugiye kugera mu gihe buri muntu atungwe nayo yavomye yego none reka turebe umuntu wavomye make ubu nizere ko aho tugeze uyu munsi uwavomye make yamaze kugabanuka uyu muntu wavomye make agiye nimba ari ikintu kigiye nimba ari ikintu abantu tugomba kwitega ni inzara igiye kubaho mu isi y'umwuka abantu bagiye kugira inzara pe haleluya abantu bagiye kugira ikintu cyitwa inzara iyo reka mvuge ngo abantu nibayitegure kuko iraje ntabwo itinze kabiri nsubiye inyuma gato yakurira imfungwa ry'insengero hari ikindi kintu Imana yambwiye irambwira ngo ibi ishaka kugira ngo yigishe umuntu gusenga ubu nimba ari ikintu abantu batari bazi nimba ari ikintu abantu bakina nacyo nimba ari ikintu abantu bakora babuze icyo bakora nimba ari ikintu abantu
nyine abantu baburiye umwanya ni ugusenga. Rero iki kintu impamvu Imana ikizanye ni ukugira ngo ibanze yongere yigisha abantu gusenga. Siko uhereza umuntu gusenga ukagira ngo ntabwo abizi, ukagira ngo ni umwizera mushya, kugira ngo nibwo ari kuza. Imana iri gushaka kwigisha abantu gusenga kandi bakamenya gusenga ari bonyine. Ngicyo ikintu gitumye ibi bintu byose biba, ikintu gitumye insengero zifungwa, ikintu gitumye iyi ntambara, ibi bintu byose biba ni ukugira ngo Imana yigishe umuntu gusenga. Abantu bareke kwiteranya gusenga no gukina, kuko ndabona abantu wagira ngo ni imikino barimo. Siko negeze kubwira umuntu tubana muri groupe kandi w'umuhanuzi, twapanze amasengesho y'iminsi 2 ngo dusenge, yarangiza akatubwira ngo agiye mu kazi, ngo icyo akora nava mu kazi araza dusenge. Ndavuga ni nari bigenda ukora. Noneho aragenda ajya mu kazi, nimugoroba araza turasenga, akazi karangiye, nimugoroba mu gitondo hageze asubira mu kazi, iyindi nshuro akazajya byukira mu abantu tureke gukinisha gusenga, kajya byuka akajya guhiga, yaburirwa akabona kuza gusenga. Ubu dufite abantu gusenga byabihishe neza pe, batazi gusenga. None se ndatukira aho, urabona nk'uyu wakubwa ati mfite akazi ndarya gusenga, hanyuma ngaruke yakagenda agakora akazi akaza agasenga, wagira ngo areka akazi hanyuma noneho aze gusenga? Oya, si icyo mvuze, si icyo mvuze, ahubwo ikintu mvuze nuko abantu babigeza akamenyero. Reba umuntu arabyuka mu gitondo, wenda reka dufate urugero, ngewe icyumba cy'amasengesho cyacu kiba kuwa gatatu. Reka dufate urugero ku mukristo wo ku rusengero iwacu usenga kuwa gatatu, sibyo? Dusengana kuwa gatatu. Arabyuka mu gitondo, abimaranye icyumweru cyose, arabizi ko kuwa gatatu ari icyumba cy'amasengesho cy'itorero, sibyo? Ngewe iwacu ntabwo bahafunze, harafunguye turacyakora. None ugasanga uyu muntu umaze icyumweru cyose abizi ko kuwa gatatu hari amasengesho, arabyutse nta n'akazi afite, nta kafite, ahubwo arabyutse abanje kujya kugahiga, araburi wabonye kuza gusenga. Ibintu se biri nibyo? Nje navuga ko ari byo. Kuki udahize ku wa mbere guhige? Nyine manza wumva impamvu. Uri kumva kuza gusenga ntariye ni kimwe mu binkururira ibicumuro. Wibuke Theogene nigeze kwigisha aravuga ngo abantu hari ukuntu umuntu ujya gusenga ati muhaguruke mutere haleluya, ati tera haleluya weho wariye. Uyu muntu nuko yaje atariye. Ariko byibuze niba abanjije kujya gushaka akazi, uyu muntu muri we harimo gukora. Kabiri, ahubwo icyo ndashaka kuvuga ni ikihe, niba agiye gukora akakabura kuko ni ngombwa ngo azasenge kuko abwira Imana kugira ngo imucire inzira. Kabiri, niba umuntu agomba kwiporogarama igihe cyo gusenga, ni icyo gusenga n'igihe cyo gukora. Aha, nyine nanjye ndenda kugira ngo mvuge kuri icyo ngicyo. Nimba ubizi ko nta kibu bintu tutabyo, nimba wumva ko nta n'ahantu waraye wumva bavuga ko ejo bakeneye umukozi, sibyo? Ukaba ubizi ko ejo ari icyumba cy'amasengesho, iwanyu ku rusengero utegetswe kukijyamo, uri umuririmbyi cyangwa se uri umukristo, ntacyo bitwaye. Kubera ariko uravuze ngo utegetswe, hari amategeko yakuwe yandikwaga mu bitugu, bakanayandika mu gatuza, kugira ngo umufarisayo unyuzeho buri muntu wese asome ya mategeko. Ariya mategeko ntabwo akiba mu bitugu no mu gituza, asigaye aba mu mutima. Hanyuma uyu muntu rero niba itegeko muri we ritamurimo, impamvu mvuga ngo urakoze, wenda aho ngaho mpise nkumva nimba ritamurimo. None reka turebe ku muntu uririmo rero yaryubahirije, waryubahirije mureke, utaryubahirije we kwirwa ugondana nawe. Urakoze cyane, ibyo birakemutse birarangiye. Kuko nimba itegeko ngewe rindimo pe bikaba rindimo, nta n'ikintu na kimwe kiri buze kumbuza gukora icyo ntegetswe gukora. Kuko nikimbuza kubikora itegeko rirampana. Rero ngewe ni muri ubwo buryo. Hanyuma ubwo nizere ko icyo cyumvikanye, ikintu cyagakozwe n'ikintu dutegetswe gukora kugira ngo Imana yisubire ifungure, yibuze uburakari yari ifite. Ubwo ikintu dutegetswe gukora ni ukumenya ko twebwe turi abakozi. Hari umugabo nkunda cyane yitwa Nshizirungu Emmanuel, ni umuvugabutumwa. Yarabwirije aravuga ngo iyi kampani turi gukorera ni iyacu, ni iya papa. Niko yabwirije akavuga. Rero
tureke kwitwara nka ba nyiri kampani, ahubwo tuyikoremo tuzi ko data ari nawe nyirayo, sibyo? Sinzi nimba ibintu byumvikana. Umwana uri gukora mu kwase akora nyine abizi ko ari mu kwase, ntacyo yabura kuko se nyine niwe uyoboye iyo kampani. Nta nicyo yakwangiza, nta nicyo yakwangiriza kuko arabizi ko umunsi umwe isa azamugororera. Icyo mvuze ni iki ngiki rero, abantu Imana imfashe mbe ndi kubibwira abantu babyumva. Abantu bari bamaze kwirara cyane cyane ngiye ndavuga ku bapasiteri, reka abari bo mvugaho cyane kuko umuraba dufite nimvuga ko ari no bawuduteje ntabwo ndaba nkoze kosa. Ushatse kuvuga ko abapasiteri rero bateje umuraba? Nibo batuteje uyu muraba dufite, kuko nimba nibo baduteje uyu muraba, nabyo nubishaka ndaza kubivugaho, ariko nibo baduteje uyu muraba. Kuko niba Yesu Imana iguhaye kuyobora itorero ukariyobora nk'uko ushaka kuriyobora, apana uko Imana ishaka kuriyobora, iraza gukora ikintu nayo kikwereka ko ari iri hejuru yawe ikuyoboye. Si byumvikanye? Nimba Imana iguhaye abantu 50 kugira ngo ubayobore kandi ubigishe ukuri kw'ijambo ryayo, warangiza kugira ngo ubigishe ukuri kw'ijambo ryayo ukabigisha ukuri kwawe, kuri muri wowe kwawe nyine bitewe n'icyo ushaka. Watandukiriye icyo Imana ishaka si cyo ushaka. Nimba icyo Imana ishaka atari cyo ushaka rero, biraza. Hari umuntu yageze kuvuga ngo aho ingona zirwaniye ibyatsi biraharenganira. Uyu muntu araduteza umuraba kuko Imana niza kumwereka ko iri hejuru ya byose, twebwe yarayoboye turaza kubigenderamo, turaharenganira. Noneho icyo nshaka kuvuga, urumva nari mvuze ko abapasiteri rero badukururiye ibyago, nibo badukururiye ibyago. Kuko nari mvuze ko nyiri kampani naza kureba uko kampani ye ihagaze, twebwe tuzabirenganiramo. Kuko naza ntabwo azaza kuri njyewe udafite icyo ntwaye, azajya ko yampaye kunyobora. Najya ko yampaye kunyobora rero agasanga aho kugira ngo abyobore angeze aho yavuze azangereza, ahubwo akanshisha aho we ashaka konje. Urumva Imana nijya kumuhana nzabigenderamo. Ni muri ubwo buryo rero nari mvuze ku nzara. Hari abapasiteri Imana yafashe kunda. Ibi bintu byange cyangwa ubyemere, hari abapasiteri Imana ifashe kunda. Kera nagiraga icyumba cy'amasengesho nakiyoboraga, ariko nanjye ibintu nakoraga Imana izangire neza. Nakiyoboraga mu itorero rya Methodiste, ariko ndi umwadeperi, nsengera muri ADPR. Nkakiyobora mu itorero rya Methodiste kuwa gatanu ninjoro. Nari mfite abantu benshi, abantu bagera muri mu 100 n'abandi, urumva ni benshi kuko urusengero rwacu ni urusengero rwakira abantu nka 400 kandi ewana rwarakubitaga rukuzura. Noneho icyo cyumba nayoboraga Methodiste ntacyo byari bintwaye pe, kuko narinze nyavana cyamaza amezi agera kuri 5, ntacyo kintwaye. Umushumba wa Methodiste aza akicara tukaganira ijambo ry'Imana ya agataha, nyine ari amahoro. ADPR baza kumenya ko nyobora icyumba cy'amasengesho muri Methodiste, babyinjiyemo bansaba kukihakura, kugikura muri Methodiste ngo gishyire kuri ADPR. Ndababwira nti hoya, icyumba Imana iduhamagara naha yatuhamagariye, kandi ntabwo yahamagaye njyenyine, hari abandi bantu dufatanyije kukiyobora. Si ibyo ngibyo nshaka kwinjiramo, ndashaka kuvuga ku bapasiteri Imana ifashe kunda. Noneho babijyamo cyane, babyinjiramo bashaka no kumpagarika. Mboneho kugira ngo bampagarike nzira icyumba, nicaza abakristo komite twayoboranaga, ndababwira nti iki cyumba tugiye kukijyana muri ADPR. Wumve nubwo nkisi icyumba ariko yari groupe, kandi groupe yari irimo abo muri ADPR, irimo abo muri Methodiste, irimo abaZion Temple, irimo abantu benshi batandukanye. Kuyijyana muri ADPR bisobanuye ngo groupe irasigaramo umwadeperi. Ngira ngo ibintu sinzi nimba byumvikana, irasigaramo ADPR kuko birazwi. Nyifashe nyimanukanye nyijyanye kuri ADPR, nyimanukana ari groupe ngari irimo abantu benshi cyane bagera kuri 100 benshi pe. Ndabamanukana mbajyana kuri mu cyumba kuri ADPR, badohereza umunsi wa ninjoro kwa gatanu. Baduhaye umunsi wa ninjoro kwa gatanu tugasenga nkuko twari dusanzwe dusenga, baratureka bimara nk'ukwezi. Bimaze kumara nk'ukwezi baradusura. Bamaze kudusura basanga turasenga, ntabwo bari bazi ko turi benshi bingana uko badusanze, kuko basanze
urusengero rwabo turwuzura, abandi bakanahagarara intebe zikatubana nkeya. Bamaze gusanga tungana gutyo, bafata umwanzuro, bafata gahunda yuko tuzajya dusenga ku manywa. Ni nimba atari ku manywa tukabihuza n'icyumba cy'amasengesho cyo kuri ADPR kwa 4, kiba kwa 4 barabafungiyeho, cyabaga kwa 4. Ntabwo bivamo, barakirukana icyumba. Nigisha abayobozi ndababwira nti mwatubabariye mwoka byaramwe k'abantu harimo abafite akazi bataboneka ku manywa, kandi iki cyumba Imana ikaba yaraduhamagaye ari ninjoro, mwatubabariye. Banga imbabazi barazitwima, bashaka ko tuba ku manywa. Dutangira ntabwo twese tuba ku manywa ngo twivange n'icyumba cy'itorero, ahubwo twatangiye ari igicaniro. N'ubu igicaniro cyari kigihari. Dutangira ari igicaniro cyo kwa 5 guhera saa 12 kugera saa 3 abantu bagataha. Turabikora, Imana iragendera dushyigikira. Birangiye badusaba kwivanga n'icyumba cy'amasengesho cyo kwa 4. Urumva, negera komite twayobonaraga iyo groupe, ndabicaza turaganira. Tuganiriye, umwe muri bo aravuga ngo ese utekereza ko ari impuhwe batugiriye kugira ngo dukorane ku manywa twivange n'icyumba cy'amasengesho cyabo, cyangwa nuko bari kutureba bakabona hari umusaruro uturimo tutari kubinjiriza? Kuko icyumba ntabwo cyaturaga. Ikintu twakoraga, twararebaga ninde muri twebwe ushonje tukamugaburira, ninde muri twebwe wambaye ubusa tukamwambika, ninde muri twebwe ukeneye amaboko yacu tukayamuhereza. Hari nabo twajyaga guhingira, hari abo twubakiraga, nyine twakuraga kugira ngo Imana dusige umurimo Imana izatwibukiraho. Baravuga nti amaboko yacu, bashaka kugira ngo amaboko yacu agire ikintu akora muri bo. Turavuga nti nta kibazo, amaboko yacu yagikora, ariko bataduhuje. Icyo mbivugiye ni iki, baraturebaga, ntabwo ariko nabitekereje, ubwo niko biri. Baraturebaga bakatubonamo umusaruro utari kubinjiriza, kandi bashaka ko tubinjiriza. Icyumba birangira bagihiritse, kuko natwe twanze kuba uko gisenga ku manywa. Twarabwiye nti nimureke wenda kigume ku gicaniro, nyine baraduhirika batubuza gusenga, batwima urusengero. Aho twakoreraga, yaba kuri Methodiste turahavuye, yaba naho tugiye kuri iryo torero baratwanze, nyine baratwirukana. Turagenda tubaho dusengera neza. No mu bintu byatumye ADPR nyireka nkayisohoka, nkavuga ninjye muri Methodiste. Niyo mpamvu byarambabaje cyane. Noneho icyo nashakaga kuvuga ni iki, icyo nashakaga kuvuga nari mvuze ngo hari abapasiteri benshi Imana yafashe kunda. Baraturebaga bakabona nta kintu turi kubaha, kandi bo bashaka. Reka nkubwire, ni ibintu nubwo ntabivuga ndi mu mwuka, ubwo ni ibintu bigaragara. Inda yagiye imbere, inda yarusa abantu basigaye bafite inda iri imbere kuruta icyo Imana yabahaye guhereza abantu. Ngabo abantu Imana ifashe kunda. Niyo nzara rero narindi kuvuga, yaba mu mubiri mu buryo busanzwe. Abapasiteri reka nkubwize ukuri, Imana ibafashe kunda pe, kuko benshi babaye bampemuke ndamuke, bakora ibintu kugira ngo barye inda yabo yegera imbere. Hari uwegeze kuza aratubwira nti, aratwicaza turi iyo groupe nyine mvuze, aratwicaza aravuga nti Imana imbwiye ko mugomba kungurira ikoti. Imana imbwiye ko mugomba kungurira ikoti, turarimugurira turarimuhereza. Bukeye nyine ubona ko ashaka kuturiraho. Abantu Imana ntibafashe kunda, tuvugisha ukuri, abantu Imana ntibafashe kunda. Nicyo ngicyo. Hanyuma cya gatatu yambwiye, yarambwiye ngo nimbwire abantu babyumva. Imana ifashe kandi babyumve. Nimbwire abantu babyumva, mbabwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bagume mu rugo, bikingiraniye mu nzu, bayitabarize mu rugo. Ibintu byo kugenda ninde wagiye ninde. Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngo iki ni igihe cyo kugira ngo babe mu rugo, bikingiraniye mu nzu, nibarangiza bayihamagare mu rugo, kuko iyiguma mu rugo irahari. Iyiguma mu rugo irahari. Abantu nibagume mu rugo, bayihamagare mu rugo. Nibyo bintu, ibi bintu mugiye kubona vuba n'amaso yanyu. Iyiguma mu rugo irahari, iraje yihuta cyane yo kuguma mu rugo, abantu tugatabariza mu rugo, tukahamagarira mu rugo. Nibyo ngibyo ngayo ngauko ni Imana yambwiye kubwira abanyarwanda. Imana ibigutumye ku banyarwanda. Hanyuma ni iki yakubwiye noneho abantu bakora kugira ngo yibuze uburakari, yaba bw'iyo nzara, yaba bw'iyo guma mu rugo? Yes, ikintu abantu bakora kugira ngo Imana yibuze ubwo burakari ni ukuyemerera. Rega abantu bambuye Imana ubushobozi bwayo, babushyira mu biganza byabo.
bayambuye ijambo ryayo. Yageze kumbwira ibi byo naranabivuze, yageze kumbwira ngo mbese umukozi yakwambura ijambo nyir'urugo mu rugo rwe. Yageze kubimbwira kera, mpita mbibwira abantu, ndavuga nti nimwumve uko Imana ibwiye. Irambwiye ngo mbese umukozi yakwambura ijambo nyir'urugo mu rugo rwe. Ibi bintu byashoboka. Rero icyo Imana yambwiye cyatuma yibuza uburakari gahindukira ikareka umujinya yari bafitiye, ni ukuyemerera bakayirekera ubutware bwayo, bakayirekera ijambo ryayo, bakayirekera umwanya wayo wa mbere, bakareka kugira ngo bajye imbere aba ari bo bagaragara, bakareka Imana ikagaragarira muri bo. Tukareka kwigira nkayo, ahubwo tukabareka nyine tukayirekera ubushake bwayo, tukayireka ikazatugira neza. Umva ukuntu Imana yambwiye. Yarambwiye ngo nimbwira abantu bijya kuba ibi byose. Naranabivuze, abantu benshi nagiye mbibabwira bo nagiraga amahirwe yo guhora nabo. Yarambwiye ngo nimbabwire ngo bari kuyirira mu mibare, igiye kubarira mu nyuguti. Ibintu urabyumva? Yarambwiye ngo nimbabwire ngo bari kuyirira mu mibare, igiye kubarira mu nyuguti. Reka mbwire n'abantu badukurikiye, iyo uririye Imana mu mibare yikurira mu nyuguti, kuko Imana izi imibare ikizi n'inyuguti, irabimenya. Iyo wayiriye irabimenya. Iyo uyiririye mu mibare rero ikurira mu nyuguti, uyitegera ahangaha igakwimiki ngayo nguko. Rero ikintu abantu twakora, ikintu abantu bakora, bashumba badushumbye, ikintu mwakora, bayobozi, ikintu mwakora ni ukwibuza, ni ukureka Imana ikagaragara, akareka kugaragara mwebwe, kuko abantu nibo bari kugaragara, ntabwo Imana ikiri kugaragara, nibo bari kugaragara. Umuntu arahagarara hari agashaka ko babona we, agashaka ko babona bo kugira ngo haboneke Imana yamuhamagaye, akaba ari ushaka kugira ngo agaragare. Rero Imana yarabwiye ngo mbabwire ngo ikintu gihari cyatuma yibuza uburakari yari bafitiye ni ukureka akaba ari igaragara, mukayirekera umwanya wayo, mukamenya ko iyi kampani turimo ari iyayo, tukareka kushaka kuyambura kampani yayo, tukamenya ko ari iyayo. Nimbiza ubundi uyu murimo w'Imana ntabwo Imana iduhamagaye kugira ngo tuwuriremo, sibyo? Ntabwo iduhamagaye kugira ngo tuwuriremo, nta nubwo iduhamagaye kugira ngo tuwambariremo, ntabwo iduhamagaye kugira ngo tuwutungiremo amakoti meza agezweho. Iduhamagaye kugira ngo tuvuge ubwami bwayo, dukumbuze abantu ijuru y'ubwayo izabiduhera ubuntu bwayo. Icyo kintu si cyumvikanye. Abantu turi kuza mu murimo w'Imana kugira ngo tuwuriremo, uko ni ukuyirira mu mibare. Hanyuma uje uhanura yuko Imana yakubwiye ko insengero zizafungwa, kandi ubihanuye nyuma yuko insengero zifunzwe. Ni ukubera iki watinze kuza kutambutsa ubwo? Ntabwo natinze, narabivuze. Wenda ntabwo negeze mbivugira imbere ya kamera, ariko nahamagaye Brezil wo kuri Zaburi Nshya, ngira ngo baramuzi cyane. Brezil naramuhamagaye ndavuga nti Brezil, ibintu yari mu gitondo cya kare, ntabwo twari dusanzwe dukorana, n'ubu turakorana. Ni n'inshuti yanjye Brezil, Imana izamuha umugisha. Ariko naramuhamagaye ndavuga nti ibintu Imana yambwiye none ni igitangaza. Ntiyakubwiye ngo iki? Ndavuga nti Imana yambwiye ngo insengero zigiye gufungwa, nta minsi ishira insengero zidafunzwe. Niko yambwiye, mubwira ibintu byose Imana yambwiye. Usikuntu yambwiye, yarambwiye ngo iyo message kuri Zaburi Nshya yaratambutse, kandi ntabwo message zijya zitambuka ari ebyiri kuri cana imwe. Mfite cano njya nkunda kunyuzaho ibintu Imana yambwiye, mbura umwanya wo kujya kubikora bitewe n'ibintu byinshi nari ndimo, mbura umwanya wo kujya kubikora, birangira insengero zifunzwe ntabivuze. Ariko abo twabanaga bose barabizi ikintu. Nje nakubwiye ngo ndumuvugabutumwa, kandi Imana yagiriye neza mu bantu. Imana yagiriye neza igahebereza gatoti, ikabahereza umwanya. Imana yagiriye neza imhereza uwo mwanya pe. Ndabwira hari igihe abantu tubana mu gipangu, icyumweru cyashiraga batambonye bakibaza womba bikabayobera. Nibyo ngibyo nabagandimo. Ahantu hose nagerageje gukandagira narababwaga nti mwitegeke ikintu insengero zigiye gufunga. Hari nabo twicaraga ari amagroupe nkababwira nti nimusenge nimuvome azaba hagije mu gihe cyo gugotwa, kuko igihe cyo gugotwa kiraje. Ibintu narabivuze. Turagushimiye kubwo ubutumwa bwiza utambukije, ndetse kubwo umuburo uburiye abantu b'Imana. Reka rero n'ubundi tugusabe, haramutse hari uwifuza kuvugana nawe, utambutse nimero yawe ku buryo wavugana n'uwo muntu. Kabiri, usengera abantu kugira ngo Imana ihagarare nabo. Rimwe, ibarinde ibigiye kuba. Kabiri, ihagarare nabo biramutse bibaye.
yego. Hanyuma tugiye gusenga kugira ngo Imana igire neza abantu, ariko ushatse kumvugisha nimero zanjye ni 079 80 11 29 5. ndasubiramo 079 80 11 29 5. kandi mfite channel yitwa Habura Gato TV, njya nkunda gutambutsaho ibi bintu Imana iba yampaye iyo nagiriwe amahirwe n'umugisha, ndabutambutsaho kuri iyo channel ni Habura Gato TV. nanone ubwo buhanuzi bujya bukunda kuhaba cyane. yego, ngira ngo ni ugusenga Imana ikahagarara ku bantu bayo, ikabambika imbaraga z'uyu munsi n'izikindi gihe. nibyo, reka dusenge. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu, Mana yera kandi y'inyamaboko, igira neza bugacya bukongera bukira, iyera y'urukundo, ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu, ndagushimiye kuko iyo uvuze byose bikumvira. izina ryawe nirihimbazwe. turi imbere yawe Mana Nyiringabo, ndi imbere y'ubwoko bwawe, ndasenze nsengera buri muntu wese uduteze amatwi, udukurikiranye, kugira ngo agirirwe neza n'Imana. Mwami, musabiye imbaraga z'uyu munsi n'izikindi gihe. turi guca kandi tugiye guca mu bihe bigoye, ariko ndasenze ngo imbaraga zawe abe arizo zizabana natwe. umuntu ufite imbaraga z'Imana aho yagera hose aratambuka, kandi agatambuka yemye. niyo yaca mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ahaca yemye. niko byagendekeye bene Kora bageze mu gikombe cyitwa Baka, ngo bahahindura ahantu h'amasoko, kuko bari bafite imbaraga, bafite inzira muri bo z'igisiyo. nsabiye buri muntu wese uduteze amatwi kugira ngo umwambike imbaraga mu izina rya Yesu, umuhereze imbaraga z'uyu munsi, umuhereze imbaraga z'ibi bihe bigoye, bikomeye, bitoroheye abagenzi. nsabiye imbaraga itorero, nsabiye imbaraga buri muntu ku giti cye, nsabiye imbaraga igihugu, nsabye imbaraga z'Imana kugira ngo zibe kuri buri muntu uduteze amatwi mu izina rya Yesu. twese tugirirwe neza n'Imana, kandi ubushake bw'Imana bukomeze bugaragare kuri buri muntu mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha.